isi dutuye umubumbe wa gatatu mu mibumbe 8 igize isanzure, universe mu rurimi rw'icyongereza. Isi igizwe n'imigabane 5: Aziya, Afurika, Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, Oceania ndetse n'Uburayi. Afurika, hari byinshi biri muri Afurika: abantu, umutungo kamere mwiza cyane, inzuzi nziza, peteroli, amabuye y'agaciro, amashyamba meza, inyamaswa nziza, imisozi myiza, abantu beza ndetse n'ibindi. Ni mu kiganiro tubimenye, njye Risami Iradukunda. Reka ngusabe ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo amakuru ndetse n'ibindi biganiro bijye bikugeraho nta nkomyi. Afurika, Afurika kilometero kare 30,000 ndetse n'ibice 37 nibyo bituma Afurika iba umugabane wa kabiri munini mu migabane 5 igize isi. Afurika ni umugabane wiganjemo abaturage benshi b'abirabura, cyane cyane muri Afurika y'Amajyepfo, mu burengerazuba, ndetse n'abaturage b'Abarabu muri Afurika y'Amajyaruguru cyane cyane, ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba y'Amajyaruguru. Afurika, turarebera hamwe Afurika icyo ari cyo, icyo bivuze, abayituye, uko isi bafata, cyane cyane mu nyurabwenge cyangwa se mu bwenge. Ni mu kiganiro tubimenye. Kugira ngo twumve neza Afurika icyo bivuga, turifashisha amagambo ari mu ndimi 3: ururimi rw'Abanyamisiri, ururimi rw'Abagereki ndetse n'ururimi rw'Ikilatini. Mu rurimi rw'Abanyamisiri ni ijambo rigizwe n'utundi tujambo tubiri, Afurika, bishatse kuvuga motherland cyangwa se kwivuko. Nicyo Afurika ivuga muri urwo rurimi. Mu rurimi rw'Abagereki, Afrique, A, P, H, R, I, K ndetse na E, ari byo bishatse kuvuga cold without, place without cold, cyangwa se ahantu hataba ubukonje. Ururimi rundi kuza kwifashisha ni ururimi rw'Ikilatini, Africa, A, P, R, C ndetse na A, ari byo mu Cyongereza bivuga sunny place, ahantu hari izuba. Iyo ni Afurika. Nubwo Afurika twamaze kubona ko ifite abaturage beza, ubutaka bwiza, umutungo kamere, amashyamba, imisozi, inzuzi, inyamaswa nziza ndetse n'ibindi, reka tugarukeho mu bwenge cyangwa se mu nyurabwenge. Turifashisha abafilozofe 3: David Hume, umufilozofe w'umwongereza, Immanuel Kant, umufilozofe w'umudage, na Hegel, umufilozofe w'umudage. David Hume, umufilozofe w'umwongereza wabayeho mu kinyejana cya 18, we avuga ko umunyafurika ntaho ahuriye n'umuzungu mu bwenge, kuko afata umuzungu nk'umuntu wa mbere ufite ubwenge buhagije bwo hejuru kurusha abandi bose, bityo umunyafurika nta hantu na hamwe yahurira n'umuzungu mu mitekerereze. Uwo ni David Hume. Immanuel Kant ni umufilozofe w'umudage wabayeho mu kinyejana cya 18,
we avuga ko umunyafurika yirabura kuva ku mutwe kugera ku birenge, bityo akaba ntaho ahuriye n'umuzungu mu mitekerereze. Hegel nawe ni umufilozofe w'umudage wabaye mu kinyejana cya 18 avuga umunyafurika. Uyu yavuze kuri filozofiya y'amateka, philosophy of history, avuga ko abanyafurika ari abantu badakurikirana amateka kandi amateka aba mu bwenge, bityo akaheraho avuga ko Afurika abantu bayo badashobora kugira ubwenge bungana n'ubw'abanyaburayi. Abivuga neza mu rurimi rw'icyongereza akavuga ati Africa is a land of childhood whose inhabitants have no reason. Agira ati Afurika ni ubutaka bugiciriritse aho abaturage bwabo badafite inyurabwenge cyangwa se badafite ibitekerezo. Aba ni abafilozofe b'abanyaburayi basobanura umunyafurika icyo ari cyo. Ariko se babishingira kuki? Ariko se we ni kubyumva? Reka dukomeze twumve. Tugaruke muri Afurika. Ubundi umunyafurika ni muntu ki? Victor Oswago ni umunyanigeriya w'umufilozofe ndetse n'umwanditsi. Hari uko asobanura umunyafurika. Akoresha ibice 4 kugira ngo asobanure umunyafurika uwo ari we. Icya mbere nicyo yita ethno-african. Uyu ni umunyafurika ufite inkomoko nyine muri Afurika ku babyeyi ndetse n'ibindi bintu byose bituma ari uwaho. Uyu ni umunyafurika dukurikije Victor Oswago. Undi ni geotemporal African. Uyu ni umuntu uri muri Afurika ubu tuvugana ahahagaze, ubu ni umunyafurika nawe kuko ahumeka umwuka w'abanyafurika, ari kumva umuco w'abanyafurika ndetse n'ibindi bintu byo gukorerwa muri Afurika. Uwa gatatu ni Rigo African. Uyu ni umuntu uwo ari wese uri muri Afurika bitewe n'icyo ari kuhakora. Ari kubaka umuhanda, ari gukora ikindi kintu cyose gituma ahura n'abanyafurika ndetse n'imico yabo. Uyu Oswago nawe amwita umunyafurika. Undi munyafurika dukurikije uko Victor Oswago abivuga ni Techno-African. Uyu ni umuntu uwo ari we wese ushobora kuba atari no muri Afurika ariko ashobora kuyikoraho ubushakashatsi, akaba yandikaho igitabo, akaba yavuga uko abantu baho bameze. Uyu nawe ni umunyafurika. Twumvaga icyo Victor Oswago, umunyanigeriya w'umufilozofe ndetse n'umwanditsi, avuga ku munyafurika. Undi ni Mazirowe. Uyu ni umunyakenya w'umunyamerika. Avuga umunyafurika mu bice 2 ari byo mu cyongereza African by soil and African by blood. African by soil ni umunyafurika uhari yarahimukiye cyangwa se ari kuhakorera, nyine ahari ari ku butaka bw'umunyafurika. Uyu nawe ni umunyafurika dukurikije icyo Mazirowe abivugaho. Agatanga ikindi gisobanuro cy'umunyafurika ari African by blood cyangwa se umunyafurika w'amaraso. Uyu ni umuntu uwo ari we wese ufite inkomoko muri Afurika ku babyeyi ndetse afiteyo inkomoko. Uyu ni umunyafurika dukurikije uko Mazirowe abisobanura. Ubu byaba bivuze ko umuntu wese uri muri Afurika ahatuye, nubwo yaba atavuka cyangwa se atafite inkomoko, nawe aba ari umunyafurika. Aba nibo bafilozofe b'abanyafurika badufasha kumva icyo umunyafurika ari cyo cyangwa se umunyafurika ari we. Reka tugaruke kuri cya kindi. Ariko se ubundi ubuhanga bwavuye he?
filozofiya ari ryo somo risaba ubuhanga bwo hejuru, ese koko yavuye mu Burayi? Abanyafurika bashobora kwiga? Reka tubyumve. George James ni umunyafurika wanditse igitabo Stolen Legacy. Tugenekereje mu kinyarwanda, Stolen Legacy ni ukuvuga ubuhanga bwibwe cyangwa se umurage wibwe, Stolen Legacy. George James ni igitabo asobanura ko ubuhanga bwinshi bwavuye muri Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Amajyaruguru mu gihugu cya Misiri. Nibyo, natwe tuzi neza ko mu Misiri hari ibintu byinshi byahavuye: ubwenge mu mibare, mu bwubatsi, mu buhinzi, mu bwanditsi, mu bukorikori ndetse n'ibindi byiza turi kubona ku isi. George James avuga ko ibi byose byavuye muri Afurika, mu Misiri. Uyu George James ari kunyomoza Abagereki biyita ko ari bo isi ikesha filozofiya cyangwa se iri somo risaba ubwenge buhanitse, ubwenge bwo hejuru. Avuga ko Abagereki batwaye icyitwa igitabo cyose cyari kiri mu Misiri bakakijyana mu Bugereki, bakiyitirira inkomoko y'ubuhanga buruta ikindi cyose, ari byo filozofiya. Nibyo George James asobanura. Ibi byaba bishatse gusubiza Abanyaburayi biyitirira ubwenge, byaba bishatse kubumvisha ko Abanyafurika ari bo bakeshwa ubuhanga, ari bo bakeshwa iri somo riruta ibindi byose. Wowe urabyumva ute? Ni mu kiganiro tubimenye. Wakwibaza impamvu mu bihugu biteye imbere nk'Ubufaransa usanga hari umubare munini w'Abanyafurika bakora mu nce zabo z'igihugu zitandukanye. Abenshi ndabizi ko dukunda umupira w'amaguru. Nureba ikipe y'igihugu y'Ubufaransa uraza gusanga higanjemo Abanyafurika benshi. Nyamara mbere Abanyafurika barasuzuguye, bavuga ko ntacyo bazi. No mu bindi bice byinshi by'ibihugu uzasanga Abanyafurika bagira uruhare mu iterambere ry'ibihugu byabo. Wowe urabyumva ute? Ni mu kiganiro tubimenye. Mwari kumwe na Sami Iradukunda. Mukomeze mugubwe neza. Ndabashimiye. Ndabasaba gukora subscribe kugira ngo amakuru ndetse n'ibindi biganiro bijye bijyageraho byihuse nta nkomyi. Mugire ibihe byiza.